reka nziriture kuko Yesu ijambo yavuze abati Imana abo wamaye kurinda narabarinze nabayoboye neza narababwirije andi bari hano ariko umwana wo kurimbuka yaragiye ntago yarananiye bivuze izo ni inzengere rwose pe burya utagira ngo zigiye ubu ngubu nizigeze zinahaba nizigeze zinakizwa nizigeze zinafashwa none se uri kumvaga abapasiteri ngo ku YouTube iri kubibona no ku matagazamakuru ngo umwe ngo yasambanye ngo umupasiteri ngo yasambanye n'undi n'umugore w'umupasiteri ngo w'umupasiteri w'umushumba arahagarikwa izo ni inzengere ziri mu isoko zaguraga ibimene ukabona ziri kubyina ku ruhimbi ukabona ziri ukayabona n'abantu n'inzengere z'ibimene ziri mu rusengero kandi babizi ibimene haba harimo ibyapfuye ibyaboze ibyagize uyu ukoze isoza inzara ibayeho cyane mw'iyi minsi kandi abantu bagiye gusonza bongere basonze abantu bagiye gushaka amagambo y'Imana bayabure abantu bagiye gushaka abakozi b'Imana nyakuri bababure abantu bagiye kuko Imana iri gukora ikintu cyitwa isaka iri gusaka ahantu hose iri gusaka abantu ibintu abantu bibyo bakabizana mu rusengero nibyo iri mu gihe cy'isaka kuko iri saka ryahereye hejuru rijya ku hasi bivuze ngo iyi nzara abantu twabonaga kari bo twakaboneyemo amagambo y'Imana kubera ko bagiye gusonza abantu bagasonza cyane abantu bagashaka aho basengera bakabura ugashaka ugusengera ukamubura ugashaka umuhanuzi nyakuri ukamubura ugashaka umukozi w'Imana nyakuri ukamubura abantu bagiye gusonza bongere basonze si ukubirukana mu rusengero gusa ibirukane no mu byo bakora ibirukane no mu byo bahinga mu byo ibikatagiremo ibirukane naho bageraga hose ibafungira amayira ibafungira n'abakomeye bari bazanye igiye kubafungira igiye kubadadira ku buryo bagiye komongana abari bazi ko bakomeje kujya mura bafite inzara bafite inyota bagagaye babuze uwabarengera kuko batamenye iby'iminsi n'ibihe bitwaye nk'uko Imana itabahamagaye bakoreye ibyaha mu rusengero bakoreye ibyaha ku ruhimbi bakorera ibyaha mu nzu y'Imana baratinyuka ari abantu twafatiragaho icyitegererezo ari abantu twari tuzi ko ari abakozi b'Imana ari abanyamasengesho twabonaga ari abashumba ari abapasiteri twabonaga abantu bakora ibyangwa n'amaso y'Imana bakora Imana mu jisho none niyo mpamvu stiki desitayamando hatarabi isura uziko n'isura yabo aho yagaragaraga neza naho igiye kuribatwa bagiye kuba babi hanyuma y'abandi bagiye gusa nabi bagiye gufatwa amateka mbese hele tarabi mereye kubashumba mereye kuba pasiteri mereye kuba hanuzi mereye nzongera negura ihema rya Dawidi ryaguye haleluya ngiryo hema ngo nzongera ndisane ngahantu hasenyutse hose nzongera amahome mubake dushimira Imana ko muri icyo gihe cy'inzara Imana izeguramo n'ihema rya Dawidi abanyamasengesho bakongera bakagwiza imbaraga muri bo abanyamwuka bakongera bagahanura ndi kuvuga abukuri kuko ibintu bigiye guhinduka bihereye hasi bikostiki desitayamando hatarabi isura uziko n'isura yabo aho yagaragaraga neza naho igiye kuribatwa bagiye kuba babi hanyuma y'abandi bagiye gusa nabi bagiye gufatwa amateka mbese hele tarabi mereye kubashumba mereye kuba pasiteri mereye kuba hanuzi mereye kuba diyakoni mereye kuba abantu bose bitwaye uko Imana itabahamagaye bakoze iby'Imana itababwiye baririye amaturo mu rusengero barayarwanira barayiba bazonga inama barazizonga basagiye kwakira umusaruro w'ibyo yahinze mbese umurima wahinze niwo ugiye kwasaruriramo nimba warahinze indi urazisarura urazirya niba ari umubirizi urawuhekenya niba ari umuravumba urawunywa uri buwunywe ibintu byahindutse Imana ntabwo ari yabaye gusa yarababaye iguteza na leta iguteza natwe iraguteza n'aba mwasenga nyirabaguteza bivuze ngo ugiye no kujya uryama ubu rubona ni bunini ugiye kujya uza kunsura ubona intebe nta ntebe ngiye kuguha kubera iki kuko
hera tarabi hestiki dasta kuko igihugu noneho ni ku isi yose noneho ntago ari mu Rwanda kuko bigiye gufata intera. Urugero vuba hanga hari amacana agiye gufungwa, hari amacana agiye gukurwaho, mugiye gusubirwamo aya turiho inzara igiye gutera kurya muzajya mufungura cana mubona ibintu by'udutente, mubona ibintu bidasobanutse, mugiye kujya mufungura cana muzigo mugiye kwakira ahubwo mugagare mujye mu kinya, mbese ahantu hose mugiye guhura n'inzara. Natwe mugiye kutubura, tugiye kuba wanted, kutubona bizabagora kuko mwadutaye inyuma. Muri cyagiye mwaradutaye muradusunika, nimwatwiyegeza ngo tubabwire amakuru kuko heretarabi kuko umuhanuzi wose igihugu cyose cyadahondesho agiye kuza uduhondesho. Hari inyundo enye zimanukiye abantu. Hari inyundo ya mbere yitwa runubi, iyi nyundo ni y'amabuye manini kandi iyi nyundo igiye kujya mu bashumba niho igiye guherera. Ni ya runubi hakaza indi nubi kinubije mu bashumba kuko izo nama mwonse mwamize mugakamura mugakoresha n'amabi arizo muyoboye mukazirya ibyabo ndetse n'imibiri yabo mukayitinyuka mukayikabakaba mukayikoraho. Ibyo rero mugiye guhura na runubi igiye kubakubitira mu igunira murahungwa. Nirangiza izana naho mugahondesho hari yindi nyundo iza gukura imisumari, bakurisha imisumari bagahondesha. Ije mu bakristo mwivanze bahanuza ikindi mwebwe noneho mwebwe mugiye kugendana n'abashumba banyu n'abanyu bose noneho byanamenyekanye bahanuzi byamenyekanye n'abakire bagiye kubata twamenye amayari n'abakomeye babataye yababawe n'abashumba banyu bagiye mu gishanga mugiye guhingana ndetse n'ibishanga babyanze murahingira noneho murabaye karabaye heretarabi hesta bivuze ngo kuko utahanuye ibijyanye n'iby'Imana ikubwiye ugahanura bitewe nuko bari buguhibaze, bitewe nuko bari buguha inyama, bitewe nuko bari buguha itike, ugahanura bitewe n'ibyo iby'Imana ukabishyira ku ruhande, ugahanura iby'uwo mushumba wataye mu gishanga mugiye kugenda nayo mubaneyo mu gishanga. Bivuze ngo no kongera kweguka kwanyu bizababwiye ijambo rikomeye Imana igiye kwegura ihema ryanyu ngo ndetse ngo n'ahantu hagiye hapfumuka n'ahantu abo bantu bakomeye bapfumuye bagiye bapfumura Imana igiye kuzihasane, igiye kuhasana. Bivuze ngo abanyamasengesho nibwo bagiye gusenga, abahanuzi nibwo tubonye tere yo guhanura, abanyamavuta nibwo mubonye tere amavuta agiye gukora. Ahubwo rwose turashimira Imana idushyiriyemo vuba ibikoze vuba twe twatagangaye, twe twarumye, twarabuze aho tuvugira, twe twarabuze ibyo tuvuga kubera bya byihebe byari biri mu rusengero. Ariko Imana ishimwe yakuyeho ibyihebe, ariko Ida yayisenye, Hamasi yayisenye. Bivuze ngo rero twashuje mu izina rya Yesu Kristo tubifurije amahoro y'Imana isumba byose kuba dukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Tubifurije kugubwa neza mu mwami Yesu Kristo. Haleluya. Aka kanya rero turabibutsa ko tutagarukira mu Rwanda gusa, ahubwo tukambuka n'imipaka tukagera ku migabane igize isi. Duhera muri Afurika tugasuhuza abakunzi b'umusaraba, abakunzi badukurikira, abakunda Imana ndetse na Yesu Kristo. Tubifuriza ko amahoro y'Imana agomba kuba muri mwebwe, Imana ibamugisha. Tukambuka tukagera muri Aziya, tukabasuhuza, harimo inshuti zacu, harimo abadukunda, harimo abadukurikira, tugakomeza n'i Burayi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kahise honyine ni muri Amerika tugerayo, Imana y'amahoro ikomeze kubaho umugisha kubw'ibyifuzo mutugezaho, kubw'inama mutugira. Imana igikomeza imitima yanyu
yose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turagarutse kandi turagarutse mu ijambo ry'Imana, turagarutse ko mu mukozi w'Imana ntabwo yaraherutse, ntabwo yaramaze iminsi ataboneka, ari butuvuge n'ahantu amaze iminsi yaragiye. Icyakora ndabona asa neza, yambaye neza, ariko mukozi w'Imana ninde akwiye gutega agatambaro? Byarizanye nta shuri abyizemo, byose birizanye, nta shuri abyizemo. Imana ishimwe cyane. Ku bantu bakunda gutega ibitambaro mujye muhamagara abigishe gutega ibitambaro. Hari umunsi aza yagahegikiye hano, ubundi akaza agahegikiye hano, ubundi akaza yagahagaritse. Nabyo bigaragaza ivugabutumwa, ariko utaraza washokoje. Ntabwo bijya binkundira, ntabwo bijya binkundira kubwiriza nsokoje. Imana ikumugisha rero. Ubwo watubwira ari impamvu utabwiza ushokoje, wasanga nawe uri muri ba bandi batajya bakora igitambaro mu mutwe. Oya, gikuramo ariko mu gihe kitari kivugabutumwa. Kuba dukurikiye rero murabona ko yambaye neza, ni umukozi w'Imana isumba byose, kandi yahamagariwe mu gihe afite ijambo ry'Imana, afite ubuhamya, afite impuguro. Icyo uzakenera azakikugezaho, kandi mbibutse ko muri komenti mujye musuhuza abakozi b'Imana, bigaragare ko bakurikira. Imana ibamugisha rero. Reka tumusabe muri kano kanya yibwire abamuteze amatwi. Murakoze. Imana ibamugisha. Amazina ni Joseline Nyiraneza Uwase. Ndi umubyeyi ufite umutwe n'abana 3. Uwase Joseline Nyiraneza, ufite amazina menshi. Nagiye nyitwa bitewe n'impamvu. Urakoze cyane. Afite amazina menshi, ariko kandi ngo yagiye yitwa bitewe n'impamvu. Ngiye muri kumva ni Theoneste Ntirenganya. Imana ibahe umugisha. Reka dusuze abadukurikira bari hariya muri Amerika dufite inshuti Mama Pasi, turagushuje. Imana iguha umugisha, hamwe na Emery Pastor. Imana iguha umugisha kandi ukomeze kugubwa neza aho ngaho muri Amerika. Imana yabaye igushyize. Twinjire hirya muri Israel. Muri Israel harimo pasiteri inshuti dukunda cyane Gasana. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikomeze kukugwiriza umugisha, hamwe na Yasoni muri aho ngaho muri Israel. Imana ikomeze ibaha umugisha, kandi tujya tubona ko mudukurikira. Imana rero nibaha umugisha. Nabwo ari honyine, tugaruka mu Bufaransa bita ba Ivona. Imana ibaha umugisha, n'abandi aho ngaho. Tufite inshuti nyinshi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi ntabwo twazirondora. Reka tuguye ku mutumirwa wacu. Wowe nta nshuti y'inkoramutima iba mu bihugu byo hanze wasuhuza? Ndabafite. Uvuga nka 3 cyangwa nka 5? Gusuhuza. Ndasuhuza Sabato ari Zambia. Ndasuhuza Pastor John ari Zambia, mushumba w'itorero rya Chazanga. Ndasuhuza Eveline ari muri Namibia. Ndasuhuza Ivete ari muri Mozambique. Ndasuhuza n'abandi benshi nzi, ariko ngenda ntabwo nabiteguye ngo batondeke ni benshi. Ntacyo abona nabuze buzuye. Ubutaha uzavuga n'abandi benshi, kandi nzi neza yuko ndabasuhuje bose abo tuziranye. Abari Imana bari nabo kandi bakomeze bagume ku mwami w'amaramaje. Twibutsa abantu ko Yesu ari bugufi, nacyo tujya tucyongeraho. Biragaragara turi mu minsi ya nyuma, Yesu ari hafi kugaruka. Niyo mpamvu n'ibizurungutana n'ibimenyetso byo kuza k'umwami wacu Yesu. Wowe ubibona gute? Ni ibimenyetso byo kuza kwa Yesu cyangwa n'itangiro ryo kuza kwa Yesu? Ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ibi byo bitwereka ko Kristo ari bugufi. Ibihe tugezemo ni bigaragaza ko Yesu ari bugufi. Imana iguha umugisha rero. Ibihe tugezemo bitwereka ko Yesu ari bugufi. Reka tukuganirira, uganiriza guteza amatwi. Ugina ni gute abantu bakwitwara cyangwa se bakwifata muri bigaragaza kugaruka kwa Yesu? Abantu bakwitwara gute? Mbese revuze ngo umwifato wabo. Umwifato w'abantu bategereje ko Yesu agiye kugaruka. Umwifato wabo nuko muri bihundi no gusenga, ukongera ugasenga. Agomba gusenga
kandi ikindi akaba bugufi bw'Imana kumva amakuru y'umurwa kandi akagisha Imana inzira inama Imana inzira akwiriye gucamo kuko inzira zabaye nyinshi twira twabaye twinshi cyane tw'uducyamo twinshi rene umuntu utari buyoboze Imana mw'iyi minsi ari buducemo kandi turi kuganisha ku irembukira ariko kunzi kuri umunyamasengesho kandi abigize umwuga ni iki Imana ikubwira muri iki gihe Imana iki ni kutubwira iri kutubwira ngo si ibi gusa hari n'ibindi biri inyuma iri kutubwira ngo icyago kizasimburwa n'ikindi cyago urumva kandi ibi biroroshye hari ibije rero biri inyuma bikomeye utu no dutonyanga mu nyanja ubundi ibihe ntabwo birazira abantu ariko vuba ahangaha tugiye kubona izindi mpinduka izi ziroroshye kandi ikabwira abayo ngo izongera yegura ihema hazaza ibindi bikomeye ibi ni byoroshye ariko kandi ubwo igihe izongera yegura ihema ko numva bikomeye none tuganirize Bibiliya cyangwa se Bibiliya ivuga ko turi abageni ba Kristo twogejwe mu maraso ariko muri ngeri rimwe ngo twogeje mu maraso kandi ni koko natwe twibona ko turi abageni ba Kristo ni gute umukwe yifuza kubaza umugeni we aha noneho uravuze ngo ni gute umukwe yifuza kubaza umugeni we kandi yaramuteguje kazaza kumutwara bivuze ngo uri umugeni waguze ibirongoranwa wariteguye wafashe invitation waratumiye kandi umukwe ari hafi none ni gute uyu mukwe ataza gutwara uyu mugeni akamubabaza aha aho niho nagira ngo tumvikane byumvikane neza buriya umugeni wese yatabaye maso uzabisoma muri Matayo ndumva ari 27 umugani w'abakobwa 10 uzasoma batanu ukuntu bari abapfu abandi batanu ukuntu bari abanyabwenge kandi ngo umukwe ageze ku irembo ngasanga bamwe barahunikiriye kandi bose bari abageni Theo bose bari abageni bose umukwe rero bateguje mbese yari ravuga ati nzaza mwitegure bakoropa mukoropa bafure imyenda muyifure nzaza kubatwara abagura ibironwa mu bigure nzaza kubatwara arabateguza arayibabwira none se kuki bandi batanu bo batabaye maso abandi batanu bakaba maso nuko rero bizatungurana muri iyi minsi ntago umukwe yababaje umugeni ahubwo umugeni niwe ugiye kubabaza umukwe batubahirije ibyo umukwe yamubwiye ubuse ngubu waba ufite umugore ukamugata uyu munsi rero sheri unekere nk'inyama ukamuhara amafaranga waza ugasanga hatetse ibishyimbo kandi ushakaga inyama aho ngaho ntiwababara bivuze ngo uyu mugeni yakoze ashaka gukora ibyo umukwe adashaka mbese ari kwihimbira mutwe ari gushaka utundi turongo tutakwiye kujya ku mukwe bivuze ngo rero umukwe rero nawe ari seriye bivuze ngo ntabwo Kristo ashaka kubabaza itorero ahubwo itorero niryo riri kubabaza Kristo kubera ko ridakora ibyo rigomba gukora nta na rimwe Kristo yigeze abaza itorero ahubwo icyamuzanye ni ukuricungura ngo arikure mu maboko y'umwanzi nicyo cyazanye Kristo ntabwo icyamuzanye rero ari ukubica no kuba iyo biba gutyo ntiyari kwirwaza ariko kuko yari ari kunzi akora ikintu cyitwa kurimenera amaraso bivuze ngo babandi bamenewe amaraso ni Mana yo mu ijuru we nitwe babi twanze kumvira uyu mukwe bivuze ngo rero uyu mukwe ntacyo atakora nta n'icyo atakoze icyo yagukora ari gikoze hari ijambo mperutse gusoma kandi riri mu cyigisho tuzavuga butaha ngo umugabo umwe yabwiye abantu avuga ati nimunyize nge n'uruzabibu rwanjye icyo nari nkwiye kurukora narukoreye ni igiki nararuzitiye ndarurinda ndushyiraho abarinzi uruzabibu ndarukorera amasuku ndaruhinga ndarubagarira ntacyo nakoreye uruzabibu none nimunyize nge n'uruzabibu kuko ngo yaje kurureba asanga nta mbuto nta kintu kiza mbese ntango rwakuze rwagumye kwa kundi icyo nari nkwiye kurukorera nargikoze ni igikingo mumbwire ubu noneho kuko ntacyo nakoze ngiye kuruca nkuraho uruzitiro rusenywe rwonywe inyamaswa rukinemo mbese ndushyire ku karubanda kuko ntacyo nakoze nari nkwiye kurukorera Imana igumugisha none ruzananyukwa bivuze ngo si ukuziturwa
ruzananyukwa bivuze ngo ruzanibagirwa ko rwahise ruba aho ngaho n'imizi izanyukanyukwa ubwo urumva uyu mugabo nicyo atakoreye nuko ari mu buhanuzi bukomeye ntacyo umugabo atakoreye uruzabibu Theo ntacyo umwami atadukoreye hari abo yakijije muri jenoside arabarengera abaha ubuzima hari abo yarwaniriye hari imfubyi yareze hari abapfakazi yagiriye neza hari abo yahaye abana hari abo byari bikomeye yabagiriye neza abandi twese yatumeneye amaraso ntacyo umugabo atakoze ahubwo twe twahesemo kumutera umugongo inama nkuru ni gute umuntu yakwitwara kugira ngo anezeze umukwe nuko akora ibyo ashaka uko muteretana n'umusore n'umukobwa njya mbona ukuntu umusore n'umukobwa bateretana akamubwira ati sheri rero saa 8 ni gahunda tuzaduhamagarana urumva ku buryo cyangwa sheri sinshaka kuzambara ikikanzu kirekire nk'iki nyine twambaye ubwo umusheri ari kubwira undi musheri kandi kumuha amabwiriza bivuze ngo ya mabwiriza wa mukobwa azayarinda kugira ngo atababaza iki umusheri we natwe rero amabwiriza n'amategeko byubahirizwe kugira ngo uyu mwami anezerwe yakunze umukobwa ariko amukunda reba abakobwa bambara utumini yakundaga mini cyane ariko umusore akaba adakunda mini arangije aragenda ngo amugurire ikanzu nziza cyane ikanzu itari mini igeze ku birenge arangije ngo arayimuha arangije atumva nkubwire dore imyenda nifuza kujya wambara arangije umukobwa akirayigiye ikanzu arayibika niyo yambara ugiye muzamuna muri za mini ugiye muzura muri za mini arangije umusore aramukatira umukobwa asigaye yinyoza imoso k'umusore agize gute yamukatiye imana tugiye neza rero ubwo filime kahise kizinga umusore ajya kurambagiza abandi kubera ko umukobwa yanze kureka ingeso ze zo kwambara za mini tugaruke ni gute iyo turebye dusanga biriya yarambwiye ngo nimushakashake uburyo mwamenye ibyo umwami wacu ashima urugero ni ibiki itorero cyangwa se umugeni wa Kristo agomba kubahiriza birashoboka ko abantu bibagiwe inshingano cyangwa se akaba atanazizi vuga wenda nkenye zonyine uko umukristo agomba kwitwara ubundi twebwe tukiri aho ngaho twe dukunze iby'isi dukunze n'iby'Imana turabikunze byose kandi nasomye ijambo ngo nawe ukeza abami babiri ngo ko wakunda umwe undi ukamwanga hanyuma rero tugaruke kuri ya myitwarire cyangwa zashingano kugira ngo wakore ikintu unezeze uyu mwami cyangwa unezeze iyi Mana icya mbere ubundi ukuza kwawe waje muri kondisiyo buri muntu twese dufite amakondisiyo buri wese yajemo hari wahuye n'Imana bahurira muri Kadrake amuga ati ngukuyeyo ngo hayizi kondisiyo uzagenda gutya hari bahuriye mu muhanda hari bahuriye mu rusengero agiye akurikiye abandi hari bahuriye aryamye bahura mu nzoza aryamye mbese buri muntu wese afite uko yagiye ahamagarwa ijambo ryambye ngo hahamagawe benshi ariko hatoranywa bakeya bivuze ngo buri wese afite uko yahamagawe ahubwo uko wahamagawe nuguta ukareka uko wahamagawe ugafata guhamagarwa kwa Theo kandi atari ko kwawe icyo gihe ntabwo uzanezeza uyu mugabo uyu waguhamagaye ikindi nureka inshingano yaguhaye inshingano zijyanye n'uburyo mubanyemo buri muntu abantu bose bafite ukuntu babanye n'uyu mugabo mfite ukuntu tubanye Theo mfite nawe ukuntu banye nayo n'undi afite ukuntu abanye nayo ahubwo isuzume muri iminsi mubanye gute uko mwabanaga niko mukiri kubana uko wari uri niko ukimeze ugihamagarwa niko ukimeze ese uracyagenda kwa kundi uko wagendaga niko ugihagaze kandi ikindi ese ibihe byiza byo gusenga muri we bimeze bite ibihe byo gusenga muri we byifashe gute muri iyi minsi cyangwa kugira ngo uyu mugabo anezerwe cyangwa anezeze uyu mugabo ese muhura mu buhe buryo muhura akenshi tuzi ko duhurira mu gusenga kuko gusenga no kuganira nayo ese ibihe byo gusenga muri we byifashe gute muri iyi minsi ese muri wowe uri kwirinda icyaha muri iyi minsi uri gutinya icyaha se n'igisa nacyo ahubwo reba ko utaziruye icyo uyu mugabo icyaziraga ukakizirura hanyuma wongere wisuzume wongere ugaruke mwongere mufatane umubano mwiza na Kristo kandi azakugezayo amahoro Imana igumugisha umukozi w'Imana tubiye amagambo meza cyane no kwisubiraho abantu kujyagira busabane n'Imana kandi gusenga buriya biduhuza n'Imana Imana iguhe umugisha kwa dukurikiye bivuze ko tubanza ikiganiro gito cyane kugira ngo
umwigisha cyangwa se atugeze by'Imana yamubwiye, byaca mu ijambo, byaca mu buhamya, bwaca uko umwuka yamutegetse. Ariko tubanza ikiganiro kigufiya tuganirize hambere ahangaha tujya tubona ibyaba insengero zimwe zirafungwa, izindi ziri gusenywa, andi madini cyangwa se macacizi bayakuraho, baravuga ngo ntiyemewe mu gihugu, abapasiteri bava mu nshingano, ikindi ngo amabwiriza ku umuntu agomba kuyobora idini ibyo agomba kuba yujuje. Gariza guteza amatwi ibintu, iyo musenze mubona birimo Imana cyangwa se ni izihe mbaraga zisi inyuma y'ibi ngibi zituma ibintu bikorwa? Ibi bintu birimo Imana 100%. Mbese Imana irimo furu, ibirimo iri furu, ibirimo wese ibirimo, ntabwo ngende kubishyira kuri leta, ahubwo ni iby'Imana. Imana ibirimo, kuko reka nkubwize ukuri, abantu Imana yabagiriye uruzitiro ubwabo nibo bari rwisenyeye. Hanyuma rero reka runyukwanyukwe, hanyuma ikintu cyo banga insengero zirafunze, ntabwo zifunze. Urusengero rurafunguye. Urusengero n'umutima w'umuntu, kandi urusengero rukorerwamo amateraniro, rukorerwamo amasengesho, rukorerwamo indirimbo, ibibwiriza bihoramo. Nta na rimwe urusengero zigera rufungwa, n'aho amarembo y'ikuzimu yafungura ntazafungura urusengero. Ntabwo rufunze. Urusengero rw'abana b'Imana rurafunguye. Niyo bicaye iwabo baba bari mu materaniro, baba bari guteka, waba uri kwari ku bugari, uri mu materaniro, uri mu masengesho, uri kubwiriza, uri guhanura, ye baba we mbese mu rusengero haracyarimo ibihe byiza. Ibihe byiza biracyari muri rwa rusengero. Hanyuma ibiri kuvuga ngo insengero zafunzwe, ibi ni nko wafata irido, kwa kundi umuntu afata idirishya ugashyiraho n'irido. Bivuze ngo iyi nzu irimo amarido, ariko iri rido ritanarimo burya waryama. Irido ritarimo waryama, kandi wanarya ngo nubwo ritaba ari muri saro wanarya. Ibikorwa byose wabikora ngo nuko irido ritarimo wabikora. Ahubwo reka nkubwire, ibi bivuga ngo byafunzwe, ngo insengero, ngo amacaci yarafunzwe, ngo ibiki n'ibiki, reka ni nko wafata inzu yawe ukayifunga, abapangayi bayivuyemo ukayifunga. Urumva ni inzu zisanzwe zifunzwe. None se tuganiriza akabazo k'amatsiko, iyo pasiteri cyangwa se umushumba cyangwa se bishop cyangwa se sinzi n'andi mazina bita ngo nitwitange twubaka urusengero, bari kubaka insengero ngo bakorere amasuku insengero. Buriya insengero, sobanura insengero n'amazu bitandukanye. Reka ngusobanure insengero n'amazu. Buriya ibi mvuze ngo by'amazu, izi nsengero ngo n'amazu. Buriya ni nk'isoko ahubwo. Ubundi ni nk'isoko. Urumva izi byose mva ni isoko abantu bahuriramo. Urumva kuko abarozi babarimo, abasambanyi babarimo, abagambanyi babarimo, abahehese barimo, abanyeshyari, abadiyakoni kamuri abarozi, abashumba kamuri abasambanyi. Mbese muri mu rusengero haranihahiro. Ubundi urusengero rw'umwuka wera nta kizira rukinjiramo habe. Niba uzasanga kenshi ngo umusambanyi, ngo umushumba ngo yasambanye na sekreteri we, bari mu isoko. Iryo soko ryari rifite rogi. Urumva ni isoko bari barimo. Aya yose ni amasoko. Ni kuko uzabonamo umudiyakoni ngo ngararoga, ari umudiyakoni ari mu isoko, ntago ari mu itorero. Abantu barangana, abantu bakabona umuntu akagambana undi ngo intebe ngo bayibirandure, ngo wowe ngo yicare. Uri mu isoko buri wese abaza bijyanye n'igiciro afite n'amafaranga afite. Ni haza uwa desari n'undi bati nabyongeje. Abantu bareze bakaza kugurisha mu rusengero, kandi mbese ni ibintu bisekeje, ni ibintu n'urusengero ni isoko. Uzasangamo bamwe bari bazihana, abandi ntibazihane, bitewe n'uko Imana izaba yahamagaye. Buri iba yahamagaye kugira mwese muhure mu isoko, nirangiza itoranyemo. Burahara ntitoranyiriza, yamara gutoranyiriza abitoranyije ikabasiga amavuta, ikabashyira muri rya torero noneho ridakorwaho. Izi zose nta hantu duteranira ubundi, ntabwo ariho dusengera. Ni nk'iteraniro bati uyu munsi mudugudu saa 8 hari inama rusange mwese. Urumva ubundi muri mudugudu aba yahamagaye. Twese tukitaba, twese tuba twitabye. Urumva ariko nivugirwa mu nama uzareba, hari abataha bemeye, hari abataha bahaganye, hari abataha bafite ibibazo, kuko nyine batanyuzwe. Hanyuma rero aha ni ihuriro, ntabwo ari rusengero.
hari abantu bahangayikishijwe n'uko insengero zabo zafunzwe cyangwa se amazu bateraniragamo yafunzwe, akaba yafashe icyemezo ko atazongera gusenga, akaba yafashe icyemezo ko agiye gusubira aho yavuye. tujya tubona ngo aya mazu wise amazu cyangwa se ihuriro ry'abantu benshi, abantu batangiye kwinubira kongera gusenga, ahubwo bari gusubira mu kabari, bari gusubira gusambana, bari gusubira mu ki. Kubera iki? ngo aho wasengeraga bahafunze. Ni iyihe nama waha hamwe nabo ngabo? Izo ari inzengere n'uri zari ziri mu isoko. Izo ni inzengere zaguraga ibimene. Urumva muri mu isoko barimo n'ibimene. Urumva abantu bashaka inyanya z'imene, bashaka inyanya zatukuye, bashaka za dodo za senkani za vene. Urumva nivuze ngo n'ubundi izo ni inzengere zabagamo, ahubwo isoko kuko riremuye, urumva zisubiye nyine hari iwabo aho zari ziri. Izo ni inzengere bivuze ngo nta nubwo uzazigarura, nta n'icyo uzazikorera uretse Nyagasani uzaza akavuga ati rero reka nziriture, kuko Yesu ijambo yavuze ati Imana abo wamaye kurinda narabarinze, nabayoboye neza, narababwirije abandi bari hano, ariko umwana wo kurimbuka yaragiye ntago yarananiye. Bivuze izo ni inzengere rwose pe, burya utagira ngo zigiye ubu ngubu, ntizigeze zinahaba, nizigeze zinakizwa, nizigeze zinafashwa. None se uri kumvaga abapasiteri ngo ku YouTube iri kubibona no ku matangazamakuru ngo umwe ngo yasambanye, ngo umupasiteri ngo yasambanye n'undi n'umugore w'umupasiteri, ngo w'umupasiteri w'umushumba ngarahagarikwa. Izo ni inzengere ziri mu isoko, zaguraga ibimene, ukabona ziri kubyina ku ruhimbi, ukabona ziri n'abantu, n'inzengere z'ibimene ziri mu rusengero. Kandi babizi ibimene haba harimo ibyapfuye, ibyaboze, ibyagize uyu ukoze isosi hari n'igihe inuka kubera waguze ibimene. Bivuze ngo ikitego ntukareba ati ntabwo abantu Yesu yananiwe wowe uzabashobora. Ni inzengere ziri aho ngaho zizaba icyapa zikambutsa abana b'ubugingo, zo zikasubira muri bya imene byazo. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Urakoze Habeju, urakoze gusobanura iby'iki gihe. Abantu bagira umutima utuje, kandi ahubwo usenga turacyakomeje gusenga. Urusengero ruracyahari, kandi urusengero umutima w'umuntu, urusengero ni wowe. Senga ihana n'Imana yawe, wasenga ugenda, wasenga uri mu nzu yawe, kandi nta tegeko ribuza usenga gusenga. Imana rero iguha umugisha kuba abanyamasengesho dukomeje gusenga, twaba turi guhinga tuzasenga, twaba turi guteka imvange zacu, twaba turi kwari kubugari tuzuzura umwuka wera, twaba turi mu buriri mu byumba byacu tuzahanura. Gusenga birakomeje, ntibyizigeze bicikwa, ntibizanacibwa, nta n'uzaca gusenga bibaho. Gusenga waba uri kunywa igikoma uzahanura, ntibizasigara, waba uri kugenda mu nzira, uri kutambagira. Gusenga turabikomeje paka Yesu agarutse gutwara itorero. Imana ishimwe cyane. Senga Imana uyishimira Imana. Mu izina rya Yesu, uri data wa twese mwiza, uri igihome kidukingira, uri umugabo w'intwari, uri ibyiringiro by'abakwikomejeho. Turagushimiye kuko ubereye mwiza, gutegereje ngo kereka ngo bave amasezerano nta mpamvu. Bene abo bazakorwa n'isoni, ariko abakwiringiye ngo bazasubizwamo imbaraga mu bugingo, kandi bazarushaho gukomera, bagwiza imbaraga, batambuke mu gikombe cyitwa Baka, imvura y'umuhindo uri gucyambika imigisha. Turagushimiye rero, ngaho nuzubari natwe muri aya materaniro. Iki kiganiro dusabye support y'Imana, mwuka wera w'Imana zaganze cyane, ategeke kandi ufungura amatwi y'abumva, bahindukire, bareke bave mu byo bibwira, bagarukire Uwiteka, nawe azabagirira ibambe n'imbabazi. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Komeza ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana riri Amosi ibice 8:11. Haravuze ngo dore iminsi izaza ni Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Akadusubiremo, haravuze ngo muri Amosi ibice 8:11, dore iminsi izaza ni Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya
cyangwa ari yo kumva amagambo y'Uwiteka, izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Hirya gatoya haravuze ngo 11 ngo 11 ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye n'ici ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Reka dusubiremo 11 umurongo. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye n'ici ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Amen. Imana ishimwe. Aya magambo ni amagambo Imana yivugiye mu gitabo cya Amosi ngo dore ngo iminsi izaza nzateza inzara mu gihugu, kandi iyo nzara ntizaba ari iy'ibyo kurya, ibi bya kawunga, by'imiceri, by'ibitoki, by'ibirayi. Dore ntabwo azaba ari inzara y'inyama, ntabwo azaba ari inzara, ahubwo ntizaba ari inzara, nta nubwo azaba ari inyota aya mazi tunywa, ahubwo ngo izaba ari inzara yo kumva amagambo y'Imana. Iyi nzara ibayeho cyane muri iyi minsi, kandi abantu bagiye gusonza, bongere basonze, abantu bagiye gushaka amagambo y'Imana bayabure, abantu bagiye gushaka abakozi b'Imana nyakuri bababure, abantu bagiye gukwa. Imana iri gukora ikintu cyitwa isaka, iri gusaka ahantu hose, iri gusaka abantu, ibintu abantu bibyo bakabizana mu rusengero, nibyo iri mu gihe cy'isaka, kuko iri saka ryahereye hejuru rijya kuwo hasi. Bivuze ngo iyi nzara abantu twabonaga ko ari bo twakaboneyemo amagambo y'Imana, kubera ko bagiye gusonza, abantu bagasonza cyane, abantu bagashaka aho basengera bakabura, ugashaka ugusengera ukamubura, ugashaka umuhanuzi nyakuri ukamubura, ugashaka umukozi w'Imana nyakuri ukamubura. Abantu bagiye gusonza, bongere basonze, abantu bongere bagira inyota, abantu babure ku mazi, babura amazi, abantu umwe mugiye kubica helestiki desta, abantu bagiye komongana ku misozi bashaka amagambo y'Imana, abantu bagiye gupfa, bongere bapfe, inzara bongere ibice, abantu bongere bakumbure ibihe byiza byo gusenga babibure, abantu bakumbure ibihe byiza by'amasengesho babibure, kuko barangaye, nibite ku by'iminsi n'ibihe, nibabyiteho. Niyo mpamvu iyi nzara ibateye, kuko bativomeye aya mazi yari kuza batunga mu gihe cyo kugotwa. Ariko hari undi murongo uvuze neza 11 ngo nzongera negura ihema rya Dawidi ryaguye. Haleluya. Ngiryo hema ngo nzongera ndisane, ng'ahantu hasenyutse hose nzongera amahome mubake. Dushimira Imana ko muri icyo gihe cy'inzara Imana izeguramo n'ihema rya Dawidi, abanyamasengesho bakongera bakagwiza imbaraga muri bo, abanyamwuka bakongera bagahanura. Ndi kuvuga abukuri, kuko ibintu bigiye guhinduka, bihinduke bihereye hasi, bikomeze bihinduke, kuko hari ibintu bigiye guhinduka mubibone. Duhereye ku macano, hari amacano agiye gufungwa mubibone kubera inzara igiye gutera. Hari abantu Imana igiye kwirukana, si ukubirukana mu rusengero gusa, ibirukane no mu byo bakora, ibirukane no mu byo bahinga, ibikatagiremo, ibirukane naho bageraga hose, ibafungira amayira, n'abakomeye bari bazanye, igiye kubafungira, igiye kubadadira, ku buryo bagiye komongana. Abari bazi ko bakomeje kujya muhura bafite inzara, bafite inyota, bagagaye, babuze uwabarengera, kuko batamenye iby'iminsi n'ibihe, bitwaye nk'uko Imana itabahamagaye, bakoreye ibyaha mu rusengero, bakoreye ibyaha ku ruhimbi, bakorera ibyaha mu nzu y'Imana, baratinyuka. Ari abantu twafatiragaho icyitegererezo, ari abantu twari tuzi ko ari abakozi b'Imana, ari abanyamasengesho twabonaga, ari abashumba, ari abapasiteri
bapasiteri twabonaga abantu bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bakora Imana mu jisho, none niyo mpamvu igiye kubateza inzara, igiye kubomongana, bagiye kugira inyota, imwumurabishe helestiki destayamando hatarabi isura, uziko n'isura yabo aho yagaragaraga neza naho igiye kuribatwa, bagiye kuba babi hanyuma y'abandi, bagiye gusa nabi, bagiye gufatwa amateka, mbese hele tarabi mereye kubashumba, mereye kuba pasiteri, mereye kuba hanuzi, mereye kuba diyakoni, mereye kuba abantu bose bitwaye uko Imana itabahamagaye, bakoze iby'Imana itababwiye, baririye amaturo mu rusengero barayarwanira, barayiba bazonga intama, barazizonga, barazikamura, barazicagagura, barazonga, zisigara ari inanu, zisigara zinanutse. Mana we, Imana rero ntabwo izaceceka, ntabwo yari kuzaceceka ngo ibiceceke ibiturize, reka muhangare n'ingaruka z'ibyo mwakoze, kuko si mwirukanywe mu rusengero gusa, mwirukanywe no mu byanyu, mwirukanywe no mu bucuruzi, mwirukanywe no mu mirima yanyu, yewe n'amazu mugiye kubura n'amazu, mbese mugiye gushaka no mukodesha, tubima amazu yacu tugiye kuyabima, mugiye kwakira inyungu, mwitegure kwakira inyungu z'ibyo mwakore, buri wese agiye kwakira umusaruro w'ibyo yahinze, mbese umurima wahinze niwo ugiye kwasaruriramo, nimba warahinze indimu urazisarura urazirya, niba ari umubirizi urawuhekenya, niba ari umuravumba urawunywa, uri buwunywe, ibintu byahindutse. Imana ntabwo ariyo yabaye gusa, yarababaye iguteza na leta, iguteza natwe iraguteza, n'aba mwasenganye irabaguteza, bivuze ngo ugiye no kujya uryama uburiri ubona ni bunini, ugiye kujya uza kunsura subona intebe, nta ntebe ngiye kuguha, kubera iki? Kuko hela tarabi hestiki dasta, kuko witwaye kivip, kandi ibintu by'Imana nta kivip kibamo. Njya mbibona kuko imbyino mwarazihinduye mu rusengero, imbyino mwabyinaga muzamuye, musigaye mubyina muzamuye amabuno, mbese mwahinduye karagiteri zose, imbyino ngo zadutse mu rusengero, mwazanye ibintu by'utuntu n'utundi mu rusengero, muzana utuntu tw'udufiyeri mu rusengero, muzana utuntu mbese tuvip mwitwara ukuntu. Ibyo rero mwabibye, muhagarare mutege ibiganza, mwakire neza n'umutima ukunze, kuko mugiye kugira inzara, mugira inyota, mbese mubure nubaha amazi, kuko icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Iri jambo Imana ribwiye Abisirayeli arivuga muri Amosi ngo mu gihugu noneho ni ku isi yose, noneho ntabwo ari mu Rwanda kuko bigiye gufata intera. Urugero, vuba aha hari amacana agiye gufungwa, hari amacana agiye gukurwaho, mugiye gusubirwamo, aya turiho inzara igiye gutera ku buryo muzajya mufungura cana, mubona ibintu by'udutente, mubona ibintu bidasobanutse, mugiye kujya mufungura cana muzi ngo mugiye kwakirira, ahubwo mugagare mujye mu kinya, mbese ahantu hose mugiye guhura n'inzara, natwe mugiye kutubura, tugiye kuba wanted, kutubona bizabagora, kuko mwadutaye inyuma, muri cyagiye mwaradutaye muradusunika, nimwatwiyegeza ngo tubabwire amakuru, kuko heretarabi, kuko umuhanuzi wose, igihugu cyose dusomye mu isezerano rya kera, igihugu iyo umwami yajyaga gutera, yajyaga kurwana, yarabazaga amakuru akavuga ati ninde muhanuzi uhari, umuntu w'Imana uri mu mwuka wera, ngo tumubaze iby'iki gihe, iby'urugamba ngiye kurwana. Nimukibaza amakuru, ahubwo amakuru murayishakira, murayihimbira, mukimbira iby'Imana itababwiye, mukimbira iby'Imana, abantu b'Imana mukabajugunya, mukabata ku ruhande, kuko mubarebeye mu masura, mubarebeye mu gihagararo, mubarebeye mu ndesho zabo, mubarebeye kuko nta kazi bafite. Bivuze ngo nimwabumvishe, ahubwo mwumvishe ibijyanye n'amarangamutima yanyu n'ibyifuzo byanyu. Bivuze ngo rero buri wese agiye kurya, kandi agahondesho, agiye kuza uduhondesho, hari inyundo enye zimanukiye abantu. Hari inyundo ya mbere yitwa runubi, iyi nyundo ni iy'amabuye manini, kandi iyi nyundo igiye kujya mu bashumba, niho igiye guherera,
ya runubi hakaza indi nubi kinubije mu bashumba kuko izo nama mwonse mwamize mugakamura mugakoresha n'amabi arizo muyoboye mukazirya ibyabo ndetse n'imibiri yabo mukayitinyuka mukayikabakaba mukayikoraho. ibyo rero mugiye guhura na runubi igiye kubakubitira mu igunira murahunywa nirangiza izana nawe mu gahondesho hari iyindi nyundo iza gukura imisumari bakurisha imisumari bagahondesha ije mu bakristo mwivanze mwebwe mwakoze ibyaha na ba runubi izo nyundo zose zigiye kubageraho. hari n'akandi kanyundo kagira kubaka amakaro kakanyundo ntabwo bakubakisha byose aka kanyundo karaje kuri ba bandi namwe muraje bahanuzi namwe mugiye gukubitwa aka kanyundo kuko mwahanuye amarangamutima yanyu muhanura ibijyanye n'ibyo mushumba yakubwiye kuko mushumba ari buguha agatuti kuko mushumba ari buguha ijambo kinini parasitamoro urahanura ibyo yakubwiye kugira ngo utava ku ntebe. nawe rero hagarara ku kanyundo kaguconge neza ubundi ibuye rijyemo neza. buri wese aziwe n'iyo nyundo kandi bahanuza ikindi. mwebwe noneho mwebwe mugiye kugendana n'abashumba banyu n'abanyu bose noneho byanamenyekanye bahanuzi byamenyekanye n'abakire bagiye kubata twamenye amayari n'abakomeye babataye yababawe n'ababashumba banyu bagiye mu gishanga mugiye guhingana ndetse n'ibishanga babyanze murahingira noneho karabaye heratarabihe bivuze ngo kuko utahanuye ibijyanye n'iby'Imana ikubwiye ugahanura bitewe n'uko bari buguha ibaze bitewe n'uko bari buguha inyama bitewe n'uko bari buguha itike ugahanura bitewe n'ibyo iby'Imana ukabishyira ku ruhande ugahanura iby'uwo mushumba wataye mu gishanga mugiye kugenda nayo mubaneyo mu gishanga. bivuze ngo no kongera kweguka kwanyu bizabagora. dusomye umurongo wa 11 ngo muri iyo minsi ngo Imana izegura ihema rya Dawidi bantu batawe iki ni igihe cyo kweguka bantu mutari mufite ijambo bantu mwahanuraga n'ibyumvikane bitewe n'ibihe n'iminsi bitewe n'uko musa naho muvuka bitewe n'uko heratarabi ukuri mwakoresheje bakabatirira kubera ukuri. Imana ibabwiye ijambo rikomeye ngo Imana igiye kwegura ihema ryanyu ngo ndetse ngo n'ahantu hagiye hapfumuka n'ahantu abo bantu bakomeye bapfumuye bagiye bapfumura Imana igiye kuzihasane igiye kuhasana. bivuze ngo abanyamasengesho nibwo bagiye gusenga abahanuzi nibwo tubonye tere yo guhanura abanyamavuta nibwo mubonye tere amavuta agiye gukora. ahubwo rwose turashimira Imana idushyiriyemo vuba ibikoze vuba twe twatagangaye twe twarumye twarabuze aho tuvugira twe twarabuze ibyo tuvuga kubera bya byihebe byari biri mu rusengero. ariko Imana ishimwe yakuyeho ibyihebe ariko Kaida yayisenye Hamasi yayisenye. bivuze ngo rero ahagiye gukora abantu Imana yahamagaye niyo bagiye gukora muri iki gihe. umuhamagaro uri mu bantu b'Imana kuko Imana yeguye ihema ryabo bagiye gukora rero kandi Imana ibahaye support kuko bya byihebe na za Hamasi zabaga mu rusengero zagiye mu gishanga. ubu rero gahunda abanyamasengesho abantu b'Imana abakozi b'Imana abantu Imana yajyaga ivugana nabo ubu nibwo tugiye gusenga kandi mbabwira ubutayu ntabwo bufunze ku bantu b'Imana na hano twakora ubutayu nibufunze iwawe mu rugo hari ubutayu ubuvumba nibufunze wajyana mbese dufite systeme nyinshi. Imana igiye kubura systeme izibwire abantu bayo bagiye gusenga aho bari bazi ko bari bufatirwe aho bahavuye hagiye kuza ubwenge bw'Imana. Imana igiye gukoresha abanyabwenge igiye gukoresha abanyamavuta igiye gukoresha hanyuma y'inzara rero abantu mugiye guhura n'inzara ndababwiye ngo mukomeze mwihangane inzara mwarayiteye. Imana ibaha umugisha tugiye gusenga Imana. Imana iri mu ijuru Imana ikiranuka Imana y'amaboko Imana y'inyembaraga Elohimu Elishadai Jehova Jire ibyiringiro by'abakwiringiye inkomezi y'abakwikomejeho elatiki de stide vosi wowe munara muremure
kenyeza abakenyurutse, wowe se w'imfubyi, umugabo w'apfakazi, tugufitiye icyizere ndetse tukomeje kukugira icyizere kuko ukomeje kuduhatera yo gukoreramo. Bivuze ngo ihema ryacu ubu tugiye kugukorera dushize amanga. Bivuze ngo kuko inzara igiye gutera muri babandi, kandi umwe mugiye kubica, bashaka n'ijambo rye baribure, bashaka n'amagambo bayabure, bashaka ko batakira bahabure, ariko twebwe ihema ryacu kugira ngo tugukorere, kugira ngo tukuvugire mu gihe nk'iki ngiki, kandi natwe turakwemere udukomeze amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bade umugisha. Tanga telefoni zawe uzakira ko musengera cyangwa se kugira inama, cyangwa se wakenera ko wamugira inama azabashe guhamagara. Imana igumugisha. Telefoni zawe. Telefoni ni 078 16 62 691 0 karindwi 8 16 62 691. Ariko inzara iraje kandi niyo turimo. Urakoze cyane, Imana igumugisha nakagaruka. Inyondo y'aba iraje basekure.